ni nk'ako kanya Dira ngo ni kako kanya. byihuta cyane. Divina muramumanuye. Bajya wijyanye. Divina yagiye Connexion. Cyane Steven umumanuye. Wapi navuga muri comment niwe wijyanye nta muntu utwaye. Divine ntabwo yari kwijyana, yaratangiye gushimira abantu. Reka tumugarure. Nashyiremo request. Nashyiramo ikarita. Jesse niwe umanuye. Nta muntu. Iyi nta kintu yafatagaho. Divine yambeshye kandi ngira ngo umuntu ambeshye. Yambwiye ngo yayikuyemo urumva ariko bamuhaye ukabona nta kibazo aranabyakira aranashimira. Reka kubona platform yo kujya kubivugiraho biba bigoye bro. Iyo rero umwana iyo guprofise Urabona umva ukuntu Divine akwenjoyinga neza atuje gake gake. Patrick 250. Patrick 250. Asante sana da Patrick 250. Asante sana Patrick 250. Niko mabuja. Niko Jize. yo Wahora niki? kare Zamvubitisha. ntacyo mfataho. Zamvubitisha kabisa. Naguze akantu ejo Adams yatubwiye ngo hari izimoka ukaba ubizi ko zimoka ziziritse. Nka kuriya kare. Wasanze atari byo? Nibyo cyane. Nta kintu ziba ziri bugutware, ni ukumoka gusa. Muratukana. Ntawe ututse undi, iyo reality. Thank you sana Remy, urakoze cyane kabisa, asante. Divine Uno munsi nshaka kurazaho live bro. Abatanga buhamya nibabyuka. Nshaka gukora live niko nkeneye amacoin so bad. Cyane kuri njye mumbare mungeze basi kuri 5 kuko ariko kandaho nanjye ndategereje. ariko hari kwa Terisk mwabibonye. Twateretswe byagenze neza. aranabonaga uzamutse utabivamo ngo utaragera nk'iminota 3 utaragera ku bihumbi 10 hasi. Uzibura ukuntu keza ari gukina ibintu bikomakomeye. None se uwo Modivine uwo mujizere sinashatse ko muhamagara wongeye mukinira hariya kwa noza kwa Baterisk rega abacuruzi. Urumva? Nahaje mbona ari kuvuga ngo arazamura umuntu iminota 2 ataragera ku bihumbi 10 bitanimanukira. Twavuga mujama wa Jose. Yo. Twavuga mujama wa Amerikano tujya tugavugana face to face. Uhe. Undi nawe twabonye. Ngo I show speed joined. Yes, nicyo kibazo. Speed mumubwira dukande. Ngo I show speed ngo yahigereye. Divine ubundi wazaje kuri TikTok neza ukerura nawe ukajya Jye nakwamiye ahantu hamwe. My brother David Rakoze, welcome. Woni capacity. Ngwino nkura aha hantu rwose n'ubundi ni wowe ubinkorera. Imibare bayinzirikiyeho. Nanjye nuko kandi noneho hagiye handitseho ngo mukande kuri Adams wanze bavuze ngo no mujyamo. Abantu bari hano n'abasa ni gusa. ariko DJ Adams aho ngaho Bashingiye ko bashishura. Ariko mukanya reba nka cyagihe mwari kubona amacoins menshi hano twari dufite abantu 400 ariko bira bintu byo gutuka abantu batanga amacoin ntago ari byo ma. Hoya uziko hari abantu benshi ntago babona amacoin. Oya ariko kwinjira umunwa gusa. No harimo abatop gift benshi ngiye nababonaga. Ariko nago umuntu yaza uri kuvuga ngo baby lion ngo na bene wanyu umuntu ari kugukandaho uri kumutuka sinago. Hari abantu badakunda ibintu by'amacoin. None bajya kuri TikTok gukora iki? Ariko TikTok hari Terabyte iyo namba yanjye ni vuba. Sinjya mbitinzamo kabisa. Asante kandi. Ngegeza kuri TikTok nase ngira kuri level ya 20. Nta nubwo zera yivanyeho. Dira we. Sakwikuraho. Serivisi no kumenyereza abaturage.
Adams niwe wanjye ariko bisaba kuyikuraho se wera kuri 7 mwana. apu ubwo rero karabaye Ko nta arabyikorera ntari. uzi Jose ngiye ngeza kuri TikTok Dumba yarambwiye ngo mukande ari gukina game. kandi terabyte merci beaucoup Ndari aho ngaho niho basaho charging amadolari 250 mani kongerere pe Ada nanjye ume nimero. Adams. naam Adams. ndakumva Njyewe TikTok baza kwa TikTok bajyaga babimbwira ugomba bakambwira ngo nimbizeho nkaho gati bro ibyo biboro sinabizaho yewe ugomba nose je siguryo nza gusanga abantu turabintertaininga ngo kuri Instagram n'ibiki byose nta ni coin na rimwe bro ugakomeza ukavuga ukanavuga ibintu by'abera abantu uri kumva noneho mbona yita TikTok okay this is good uzi nkawe notorious asante uzi nkawe wewe nyine ara amavideo bajya batanga ngo ukore ngo nuza challenge yayo uzi yakoze amafaranga wajya ubona ejo ndiga nari kosi banyurije amafaranga ngewe nubwo nafite followers benshi ku cyumweru ntago nyambona amadolari 200 yanjye ngewe nakubwira ngo ejo nakoze bigenda bite ibyo bintu Steve Ngiye ibintu by'amavideo nanjye ntabyo nzi. Uzi hari ukuntu nyine bakweza notification nakubwira ati kora challenge wenda hari utuntu bari kubyina ni wabikora utari kuvuga nyine ukabikora. Nabikoze ejo bundi baranyohereza bro. Ukabipostinga se? Ego baba. Hari ibindi dira yambwiye byo kuri TikTok ariko man. Uziko hapana kuri TikTok kuri X. Jay nuza wawe nuza Boscan. Abikuza 2 mu kwezi kuri X. Ibaze. Jay wora bikora se? Boscan asufite wawe. Aka account mfite. Uziko buri munsi agomba gukora nk'igihumbi cy'idolari. Ahubwo wenza gushaka ubinyigisha. Bamutema naramubuze gisa n'intwari. Sinjya muzi kwigisha afite impano yo kwigisha. Ahubwo wenzaza ubinyereke cyangwa ubikore turi kumwe noneho ndebe ibyari byo. Ibanga ni ukuba ufite abantu gusa. Narababuze kubera ko wenda ntabikora. Ariko niba basabye uzishize niba basabaga account iri verified narabikoze. Uzabyinjire mwene bore bifite amafaranga ateko. Ngewe boro by'amavideo ntago mba nzi iyo biva niyo bijya kabisa byari muri analogue. Remy, thank you so much. Ngabasa James igihe amazaga imba mutambuka urakoze cyane vraiment. Ngwazi igihe amazaga imba bihuye na YouTube. Akanago. YouTube ntago ajyanye n'ibi bintu mwana. Uziko Patrick ashaka kugira. YouTube ni ikindi kintu. YouTube ni umubyeyi ntukajyanye n'ibi bintu ngo bishaka network byo kwirirwa ngo usakusa. TikTok no kuri X hari ibindi noneho byinjiza gusa. Ikiza cya YouTube yo isaba ubwenge bwawe gusa. I know iyi ngiyi gutwara time man yo kwirirwa uri muri mu mwaka. Bro nyine ibaze nyine kumara amasaha 8 ngo uri mubwira abantu ngo bashimira ngo umaye indabyo urakoze. Ngo shize agatima ngo urakoze. Ariko ibyo nibyo wa mungu w'agapfukamunwa yanze ariko yabatutse koko ngo mujye gukanda amabere y'abanyoko ni mu nkanda. Bro YouTube nta n'ikintu igiranwa na. Mukaboye nase ubundi yaraje gukora iki? Yaretse kuza kuri TikTok. Ako de katararenze. Arenze iki se nakarenge usarenze iki? Ya nagura uratuka abantu serega nibyo Jay yababwiye. Kare ariko nabera nabonye umuntu Jay ahita yuba. Oya ariko Jay yabivuze nagwa wakwirirwa uri gutuka abantu ubuzima bwawe bwose uri guhimba inkuru no. Jay navuze ati yashobora gahita namumanura ahubwo ukuntu yamutegekaga ngo manure uyu ngo manure noyo ngo simbashaka. Ngo simbashaka. Jay nawe aramutinya. Jay nawe bagira abo yubaha. Jay aramutinya.
ahubwo ukuntu abashirishamo Adams ngo hari ibintu ngo ashaka ko bakora umutipe ahora yipfutse umunwa Adams isi yose iramuzi ashaka azamukirishemo ntabwo byakunda naguna uwo muntu muveho twikomereza ibindi mwana Adams rero abantu ntabwo baramenya ngewe umuntu wese wangiriye neza kugira ngo nzamwubahuke birangora ahubwo icyo niba ari uko bimeze aho ni sawa naringize ngo wenda apfa kuza kubera izina rye wenda isi yose izi cyangwa abamuzi ukavuga ati reka mbe negetseho erega buriya ku isi nta muntu utinya undi ahubwo urabanza ukareba ukavuga ati umubano wanjye n'uyu muntu uramutse upfuye nahomba iki icyo kirumvikana icyo gihe rero usanze ko hari icyo ushobora kuba wahombamo wowe uca bugufi nta bugwari burimo mu guca bugufi n'ibihugu niko bibanye ya n'ubundi nase njye ntibamanuye mfite moderate mbishaka nanjye sinari kumutibura ariko niturije ngo jye ko mumanure ngo ubundi ngo uyu nguyu aravugike ngo uyu Steven ngo ninde ngo uyu ngo manura n'uyu mukobwa ngo mumanure namaze gutukana n'umuntu uramureka gusa je niba TikTok atayikunda ajye yigira kuri Ajabage ntarebe reka gatanga muri bino bintu cyane man none se nyine kucyaza akabuza abantu gutanga amacoin Dekata asigara umwubatsi niyubake ashobora kuba afite n'ikintu cyo gukanga ukuntu sinzi umuntu yabwiye ngo we ngo wibeshye ukamvuga ngo ibi n'ibi ngo ese ngo have to be home in your mom mutipe se ajya asanga n'abantu kwa ba nyina erega embassy kuri zino mbuga urisobanura akakumenyera bakumenyera cyane utabakanga icyakora rero bari gukora no kubaka igitinyiro uzi ukuntu hano ngabo ubahuka Sankara uriya mutipe isugutuka kuri uriya mutipete Sankara ngeza uriya turavuye twiyumva n'umusheri wanjye terabyte himself asante sana imana ikongerere uzi ikibazo cya TikTok se Adams iyo umuntu abonye hano ahereza na moderator aho ustanako moderator y'ibinase Jessica aho ngaho afiteho 30%. ariko exdira we barashobokanye uburyo yamubwiraga amenya nawe baziranye bikomeye Jay urumva nige ntabwo muri kunyumva ibyo mbabwira uzi ko buriya umuntu bita Patrick uyu nguyu turi kumwe nawe hano kera nawe yagiraga ibindi wanga umuntu nakago ntansuzugure ariko ubu ngubu guca bugufi gutumye kumugeza ku ntera ishimishije gutumye Patrick ari umwe mu banyamakuru ubu ngubu badashobora gukorera 20,000 ku munsi ntabwo ushobora kumuhamagara 30 ngo aza akorera 20 yahita nayagusubiza cyako za Patrick cyagiye mugikorana ikiganiro akajya kubwira ngo yango kanaka icyo umucahagura mukamera nk'abahanganye wageraga inyuma noneho ukamubwira ati Patrick bikorwa uko ntabwo bihuta nk'uku nguku cyakoza burya muzavuga umuntu ahari cyakoza papa momenta muzima Patrick yajyaga ahita abwira ati umuntu icyo